Yes, call me one time big baddest, the number one journalist, original Rwanda, big machine, Captain Kuli Launcher, African Giant, Classic Man. So twazindutse rero hano twiteretse kuri filimi zacu, murabizi ko abari amakuru acicikana hirya no hino ari kuvugwa mu Rwanda cyangwa se muri showbiz nyarwanda. Uyu munsi rero twazindutse twiteretse kugira ngo tuganire ku bintu biri kuvugwa hano hanze hano byakomeye. Bamwe bari kuvuga ati se uyu muntu bundi ni umubyeyi w'umuntu, uyu muntu bundi yifurizaga icyiza Jackie, uyu muntu bundi bimeze biti. Ni audio yasohotse isohowe n'uwo bita ngo ni nyirasenge wa Jackie. Ubwo nkeka ko wenda ari nk'umuntu wabyawe, ni nk'umuntu vindimwe na papa we niba ntekereza neza, ngo uba mu Budage. Aherutse kuvuga ko Jackie ari mu maboko meza, kuba ari mu maboko ya RIB, aho afungiye kuri sitasiyo y'Igikondo, ngo ari mu maboko atekanye. Ndagira ngo rero mwebwe mudukurikiye tuganire, ariko namwe mumpe ibitekerezo aho ngaho munsi muri comment. Ese Jackie koko avuye mu maboko adatekanye agiye mu maboko atekanye? Nicyo ngira ngo tuganire uyu mwanya. Ese Jackie kuba yarari muri media aganira n'abantu, akaba ari naho ibyo byose byaturutse byo kuba bageraho bamufata, kuko byaturutse muri media ku banyamakuru bamwe na bamwe bamubazaga ibibazo nawe bigatuma yivamo. Nyirasenge we watangaje ko uriya mwana w'umukobwa ngo bitewe n'ukuntu ngaba nakanura n'amaso, murumva voice ye yuko yabitangaje ngo we ubundi ngo yari afite depression kuko ku buryo ari umuntu utari ukwiriye kuba yatungwa kamera ngo agire ibyo avuga, kubera ko yaba ibyo avuga ngo ntibyubaka sosiyete, ahubwo ni imvugo nyandagazi zimwandagaza ubwe, ariko zikandagaza umuryango we, inshuti ze, no kuba zangiza sosiyete. Rero akaba we yaravuze ko ubu ngubu ari mu maboko atekanye, kubera ko ngo RIB cyangwa se Rwanda National Police muri rusange ngo baragufata bakakugorora, bakongera bakagusubizamo kuba umukobwa ufite umuco. Ubwo ngubwo rero icyo tugomba kwibaza, niba ziriya mpungura arizo ziramuha umuco, niba gufunga umuntu bitanga umuco, nicyo nkeka ko twakibajije aka kanya. Kubera ko impamvu mvuze ibyo bintu ndabishingiraho ko na Scovia yanenze urwego rw'ubugenzacyaha RIB ko rutari rukwiriye ngo gufunga Jackie, ahubwo rwari rukwiriye ngo kumujyana igitagata naho bagororera abantu, kubera ko Jackie ngo ntago ari umuntu wari ukwiriye kuba yagafunzwe. Ni umuntu wari ukwiriye kuba yaganirizwa. Hari abantu bize public relationship, hari abantu bize psychologicals, bakamuganiriza, ba therapist n'ibindi, bakaba bamukoraho kugira ngo ubwenge bwongere bugaruke, kuko watangaza kuri umwana w'umukobwa yangiritse, ariko ngo kandi n'abamutunze mikoro nabo bashobora kuba bafite ikibazo. RIB nabo ngo yagakwiriye kubakurikirana. Ako se nkibaza nanjye ku rundi ruhande, RIB yagakwiriye gukurikirana umunyamakuru watunze umuntu mikoro ari kuvuga ibintu, kubera ko mu gihe umuntu yagutunze mikoro just arashaka inkuru, arashaka gucuruza, kubera ko abanyamakuru bamwe na bamwe bari kuri media kugira ngo bacuruze, akaba yabonye ikintu kandi n'abanyarwanda nabo bakagikunda. Nkeka ko amakosa asaye uwo munyamakuru, keretse we ashobora kuba yabajije ikibazo kitari mu bwenge, navuga ngo wenda kiri mu bwenge bukeya, nibwo nkeka ko bishobora kuba ikibazo. Ariko mu gihe we yabajije ikibazo kiri ku murongo cyangwa se mu murongo, akaba yasubizwa ibindi bintu runaka, cyangwa se uwo bakoranye akaba yagaragaza rangaje mbi,
ntago nkeka ko ikibazo ari cy'umunyamakuru, nkeka ko ikibazo ahubwo ni icy'uwo wagaragaje iyo rangaje itari nziza cyangwa se wakoresheje iyo mvugo itari nziza. Ariko nanone ku rundi ruhande nkongera nkagaruka, we munyamakuru wemeye ko umuntu aza kuri kamera yawe, akaza kuri televiziyo yawe, wifuza ko izakurikirirwa n'abanyarwanda, utangaza ko yaje kubaka sosiyete, akavuga ibintu bidahesha icyubahiro umuco w'igihugu, bidahesha agaciro ubwe, bidahesha agaciro sosiyete nyarwanda, ukabyemera ko abishyira kuri televiziyo yawe, nawe nkeka ko ikintu cy'itangazamakuru utakizi neza, cyangwa se utazi icyo bita gutangaza ibintu icyo ari cyo. Kubera ko iyo utangaje ibintu bikarebwa n'abantu 40,000, ni ukuvuga ko abantu 40,000 bose bumvishe cya kintu, hari abo kitari bwangize bitewe nuko bafite mentality iri hejuru, hari nabo biri bwangize bitewe nuko n'urubyiruko bakumva ko gutukana wenda ari ibintu bigezweho, bakumva ko kuba basebanya ari ibintu bigezweho. According kuri TikTok abantu bayisariyeho, basigaye bajyaho bakiyambura ubusa, bakakora ibintu bidafututse kugira ngo bakunde bagire aba subscribers, ari byo kuri TikTok bita aba followers, bakunde bagira ama like, views n'ibindi. So ibyo bintu rero biri kwangiza umuco nyarwanda muri rusange, biri kwangiza sosiyete nyarwanda, biri no kwangiza entertainment nyarwanda. So rero muraza namwe gutanga ibitekerezo aho ngaho hasi muri comment, kugira ngo dukomeze tuganire tunarebe ni iki twakora twebwe nk'itangazamakuru, ariko nkamwe nk'abanyarwanda namwe mwishyigikira ibintu birimo amafuti, mwishyigikira inkuru zitarimo ikintu zimariye sosiyete, ahubwo ari ibintu byo kuza ngo runaka yavuze runaka nawe asubiza runaka, ibintu bidafite agaciro. Wowe kuba runaka yavuze runaka na runaka akaba yasubije runaka, bigufitiye akahe gaciro? Ahubwo umuntu ashobora gukora ikiganiro aganira n'undi, hari ibintu byinshi wungukira kuko abandi bavuze, hari ibintu byinshi twungukira kuko numvishe story ya runaka nkumva irimo ubwenge, kuko numvishe runaka hari aho yageze agiye gucika intege, yibuka ko gucika intege nta kintu bizamugezaho, ntiyacika intege, akomeza gukora. Nanjye iyo ngiye gucika intege mpita nibuka bya bintu runaka yavuze. So rero ni ibyo ngibyo biba biri imihanda, tuba tugira ngo tuganirizeho abanyarwanda, mugende mumenya ukuri. Muraza kutubwira se Jackie, mwebwe mubona kwiriye iki? Mubona kwiriye kuba yafungwa koko, cyangwa se wa mungani wa Scovia akwiriye kuganirizwa, ibintu bye bakamuganiriza, niba ari depression afite, niba ari itangazamakuru akaba rivuyemo igihe gitoya kugira ngo yongere asubire ku murongo, kubera ko nta muntu udahinduka, nothing can change. So rero nta kintu kidahinduka uretse urupfu nicyo kintu nabonye kidahinduka, kuko iyo urapfa wapfuye ntago wakongera ngo uzuke, uretse scam baza batubeshya, iyo wapfuye uba wapfuye. So ikindi kidahinduka ni nabyo ariko nabonye babihindura, uko umuntu yaremwe barabihindura, niba ari igikaruka bizobe, nta kintu kidahinduka rero mu isi uretse gupfa, kubera ko nta muntu wari wabone kuzura umuntu uretse scamming. Tuvuye rero kuri izo nkuru zaba Jackie, reka twigire noneho kuri match of the days yari ku munsi w'ejo, byari kuwa gatandatu tariki 7. So habayemo ibintu bitangaje, kwigaragaza kudasanzwe kwa Wasiri, abafana 45,000 byuzuye neza, stade
ngo nta nubwo ari kubona naho wicaza urukweto rumwe usibye no kuba wahicara wowe ubwawe. Stade yari full, ni amateka adasanzwe, cyane ko abari match ihuza impande zombi, arizo kipe twita ko zikunzwe mu Rwanda, ariyo derby mu Rwanda dufite. Uretse ko abafana ba Rayon baba banafite kwiyemera kwinshi bavuga ngo buriya Rayon ngo nta muntu yagakwiriye kubikora nawe derby, ngo buriya APR ntago ari ikipe yo gukorerwa derby, kandi igitangaje nuko ariyo kipe yayitsinze inshuro nyinshi, ibitego byinshi, itwara ibikombe byinshi. Ni ukuvuga ngo rero cyakoza icyo Rayon yaba yarakoze nuko niyo kipe mu mikino yagiye ibahuza, mu mikino yagendaga umukino ku mukino ariyo yatsindaga ibitego byinshi mu mukino, kubera ko ariyo yigeze gutsinda ibitego ndakeka ko ari 5-2 muri za 2001, ndakeka 2001 2002, izindi gatsinda 4-0 5-2 tena nanone byarabaye. Niyo kipe yabikoze inshuro nyinshi, ariko ahandi hose yaba ku bikombe, yaba ku mikino, yaba ku bitego, APR irayirusha. So rero yari match yahuje izo mpande zombi, ibonekamo nyine abafana ku mpande zombi badasanzwe, yaba ku mpande ku ruhande rwa Rayon Sport yabonetsemo abafana benshi cyane ko twibwije ukuri ni na ikipe ifite abafana benshi mu Rwanda. Ku ruhande rwa APR nayo abafana bayo bari bahari. So tugaruke rero ku nyuma y'umukino, ari nacyo cyatumye twongera kuvuga kuri uyu mukino, nuko uwo bita Muhire Keve, ni kapiteni wa Rayon Sport, yatangaje ko ngo uwo bita Tadeu Ruwanga yari yapanze kuza kumuvuna mu mukino, ariko nanone nkibaza kuki atamuvunye. So rero ni Claude ngo wamuburiye, ngarabwira ati rwose mushuti wanjye uze kwitwara neza muri uyu mukino, kubera ko uwo bita Tadeu Ruwanga araza kukuvuna, niyo gahunda yazindukanye. Ariko nkibaza ikipe nka APR, ikipe y'ingabo z'igihugu, tuba tuziho discipline, tuba tuziho vestiaire birimo umutekano, discipline idasanzwe, umukinyi yajeje kuvuna undi. Ese ayo makuru hari facts zihari zibihamya ko koko Ruwanga yashakaga kuvuna Muhire Keve? Ibyo ni ibintu biba biri kuvugwa, natwe twumvishe Muhire Keve kapiteni wa Rayon Sport abyitangariza, kubera ngo umukino afite kuzakina muri AFCON. So ubwo rero ayo makuru yose niyo yongeye gutuma twongera kuvuga kuri izo mpande zombi, kubera ko kuba biba byacitse koko, kuba bari umukino twavuga ko mukuru mu gihugu, ntabwo ibyo byo twabigarukaho. So rero reka tunasoreze hano ikiganiro. Ubwo ngubwo abafana namwe muraza kutubwira muri comment, abafana ba Rayon Sport, abafana ba APR, n'abandi bafana bandi makipe, ese koko ibyo bintu mwebwe murumva byagakwiye mu mupira w'u Rwanda, kuba umukinyi yaza gukina adashaka intsinzi, ahubwo ashaka kuvuna mugenzi we? So ni ibintu rero muraza kutubwira muri comment. Reka dusoze ikiganiro cyacu.